aha niho nashakaga cyane. Aha niho nashakaga. Uwiteka abaza Kayini ati Abeli murumuna wawe agenje gute? Arihe igisubizo rero Kayini yatanze ni nk'icyo abanyarwanda bamwe batanze. Kayini aramusubiza ati ndabizi se ndi umurinzi wa murumuna wanjye. Kayini asubiza ko atari umurinzi wande murumuna. Abanyarwanda benshi bashubije igisubizo nk'iki ngiki Kayini yagenje gute? Yashubije igihe ikibazo cyari kivutse, igihe abanyarwanda bari bahagurukiye kwica abandi, abenshi bahagurutse bavuga ko atari abarinzi b'abaturanyi babo. Ariko uyu munsi leta y'u Rwanda idukangurira ko turi umunyarwanda ni ijisho rya mugenzi we, sibyo se? Mu yandi magambo njyewe Habineza Asiyeri ndi ijisho rya Paul, ndi ijisho rya runaka, ndi ijisho ryo muturanyi wanjye. Iki rero si cyo Kayini yashubije Imana, sinacyo abandi bashubije, kuko iyo umuturanyi aza kuba ijisho rya mugenzi we twari kubona abanyarwanda barenze abo tubona ubu ngubu, si uko badahari, ariko twari kubona abarenze ubu ngubu banambye kuri bagenzi babo. Twari kubona komine runaka zahagaze kuri bagenzi babo bati twebwe, kuko tugenda tubona abantu bamwe, tubona abo mu Bisesero babanje kwirwanaho, sibyo? Reka dufate abatutsi bari ku musozi wa Bisesero, sibyo se? Bari barekurura musozi b'abanyabisesero. Iyo iriya komine yose iza guhagararana nabo, sibyo? Hari gupfa bakeya, umubare wahaguye so wari ko waragenje gute? Warahaguye. So wari ko warahaguye. Iyo tubona prefecture, sibyo? Tukabona wenda prefecture ya Gitarama, sibyo? Yahagaze igafungira hano kuri Ruriba hari kuri Nyabarongo, ikavuga ati nta muntu uzaturuka muri Kigali ngo aze kutwicira umuntu. Ikagenda igafungira mu Ruhango hirya za Kigoma niho bagabanira, sibyo? Na Butare bakafungira bati nta munyabutare uzaturuka ngo aze kwica umuntu. Bagafungira kuri Nyabarongo yambuka ijya ku Kibuye. Twari kubona prefecture zimwe na zimwe zaba, ariko iki cyarabuze. None rero reka tugihuze twihuta, urukundo uburyo rwakonje gatanga kambe, sibyo se? Reka turebe mu gitabo mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka mu gice cya 10. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka mu gice cya 10 icyabaye ku banyarwanda cyabaye no ku bayuda. Mu gihe Luka igice cya 10, Luka igice cya 10, reka mpagere. Luka igice cya 10 nahageze. Biba bibabaje ariko kandi ruhande rumwe binashimishije, kuko tubona abantu bagiye babintwa, sibyo se? Icyo kirashimishije. Noneho hano tubona ngo umugani w'umusamariya w'umunyambabazi. Umusamariya w'iki? Umunyambabazi. Kuki tutabonye abanyarwanda benshi babaye abasamariya b'abanyambabazi? Ariko hano byatangiye bite? Hano baranditse ngo ikintu kibabaje rero iyo mvuga ibi ngibi, igihe uyu munsi u Rwanda ubukristo buri kuri purusa hejuru 90, sibyo? Kandi n'igihe aya marorerwa yabaga ubukristo ntabwo bwari bukeya, wenda tuvuge ko bwari kuri purusa wenda 80 cyangwa 70, sibyo se? Mu yandi magambo ubukristo bwarutaga ubupagani, ni nabwo bwari bugishyushye, ni nabwo bwari bushyushye cyane, sibyo? Ariko ku iki kintu kitabaye hano rero, reka turebe umunyedini umwe icyo yakoze. Umunyedini umwe asanga Yesu nuko umwe mu bigisha b'amategeko ahagurutswa no kumugerageza. Umwigisha amategeko ni pasiteri cyangwa se ni bishop muri iyi minsi ya none, sibyo se? Ntago ari umuntu usanzwe. Ahaguruka no kugerageza Yesu, aramubaza ati nkore nte ngo ndagwe ubugingo buhora? Abaza Yesu icyo akwiriye kugenza gute? Gukora. Icyo akwiriye gukora. Nawe aramubwira ati byanditswe bite mu mategeko? Icyo yasomamo ni iki? Aramusubiza ati ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose n'ubwenge bwawe bwose, kandi ikintu gikomeye muvandimwe, ukunde mugenzi wawe nko kugenza gute? Wikunda. Ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda. Ibi bintu uyu mwigisha w'amategeko aba ari ubisomera Yesu, sibyo? Ikibazo abanyarwanda bisha abandi, abanyarwanda twahemukiye abandi, ntago izi Bibiliya twari tuzitunze. Ahasa ntago twari twarahasoma. Yesu rero ku murongo wa 28 Yesu aramubwira ati ushubije neza, nugenza atyo uzabona ubugingo buhora, sibyo? None ikintu gikomeye uyu mwigisha amategeko asubiza nka Kayini wa undi twabonye. Uzi ikintu Yesu amusubiza? Ariko washatse kwigira shyashya abaza Yesu ati
harya mugenzi wanjye ninde iki nicyo gisubizo abanyarwanda bamwe bashubije abandi ukamuhungira uzi ngo ni mugenzi ati no urinde uvuye urinde uzi ko umuntu akwihakana ukagira ngo ntibige abantu bajya bavuga ngo abantu ni bagari uzi ko umuntu aguhinduka po mu masegonda yeye umuntu araguhinduka ukibaza se ni wenzi nundi uvutse nundi ukibaza icyayi n'umuntu burereka nkubwire umuntu ni inyamaswa mbiteye ubwo ariko kandi nanone umuntu ni mwiza nubwo umuntu ari mubi ariko kandi umuntu araje ati harya mugenzi wanjye ninde Yesu aramusubiza ati noneho Yesu kugira ngo hande bumvishe abaha igitekerezo avuga ati hariho umuntu wamanukaga ava i Yerusalemu sibyo reka tubihuze n'ibyabaye hariho umunyarwanda wahungaga bamuhize bamumereye nabi uzi ikintu cyabaye uyu muntu yaramanukaga ageze ava i Yerusalemu agiye ariko ngo agwa mu gice cy'iki cy'abambuzi agwa mu gice cy'abambuzi amaze kugwa ngo baramwambuye baramukubita bamusiga haburaho gati ngo agenze gute apfe ashiremo umwuka akiri aho ngaho umutambyi mu gitondo amunyuraho yirukanka ajya mu rusengero gukora umurimo w'Imana yirukanka cyane umutambyi amugezeho arakikira agenza gute arigendera nagira amabwire ngo ibintu tujye tubihuza hariho umututsi wirukankaga aragenda ahungira ku mupasiteri runaka reka nkubwize ukuri ntago ndi bumuvuga ariko iwacu ndabizi neza umupasiteri umwe yari ayoboye amateraniro mu gihe cya jenoside umuntu baza bamwirukankaho yinjira mu rusengero ageze mu rusengero interahamwe ziraza zihagarara zinjira mu rusengero ati turashaka umuntu winjiye ahangaha uzi ikintu pasiteri yakoze yambwiye ati mva haguruka mu rusengero gahunda y'amateraniro mu rusengero nyine haguruka ugende bagenza gute bakwica ugende bakwica kandi urwo rusengero yari yahungiyemo nirwo yuzuriyemo umwuka nirwo yasenganye n'abuzura umwuka nirwo bamuhanuriye n'ibyiza nirwo agerageje no guhungiramo ni narwo bamuvanguye ngo agende bajye kugenza gute kumwica ariko urumva ibyo bintu uyu muntu rero nawe aho yari aryamye igihe yabonaga umutambyi amanutse sibyo ategura umutwe ngo bikunde yaravuze ati ngize amahirwe ubwo umutambyi aje agenza gute arandokora ubwo umutambyi aje ndakize ariko ngo umutambyi arakikira agenza gute arigendera umwigisha amategeko nawe arahanyura nawe abigenza atyo arakikira agenza gute arigendera umufarisayo nawe arahanyura arakikira agenza gute arigendera umudiyakoni yamunyuzeho ntiyamuhishe umupasiteri yamunyuzeho ntiyamuhishe umuhanuzi buriya reka mbabwire reka icyo ngiye kuvuga ntabwo ngisaba Imana ngo kizabe ariko reka mbabwire ibi bintu abantu twenda turuka abahanuzi abaki wakwereka bibaye gatoya ariko Imana ibiturinde kandi yakoze ibya mbere yaturinze ibya mbere n'ibindi zagenza gute reka tunashimira imyaka imyaka 30 irashize imyaka 30 irashize igihe umuntu yabaga ari mu mubyuko ari buhehe yishe yumva butari buke negereza rero gusoza uyu muntu abakamutabaye bose nta numwe wagenje gute nta numwe wamutabaye abakamukijije abakamurengeye nta numwe wamurengeye hano Yesu ababwira icyo gitekerezo ariko araje avuga ngo umusamariya wari mu rugendo reka mbabwire nubwo ibyo byose byabaye reka dushimira Imana ko n'abanyarwanda bose batabaye abagome iki ngiki iyo nkigezeho ndavuga nti haleluya meri iyi nta dufite abanyarwanda babaye imfura babaye abasamariya barengera bagenzi babo bamwe bemera no kuhasiga ubuzima bwabo umusamariya rero ahageze uyu musamariya ntabwo yari azi uyu muntu urabyumva neza ntabwo uyu muntu yari amuzi ndetse uyu musamariya nta nubwo yari umuyuda kandi uyu wari wahemukiwe yari iki yari umuyuda abayuda bagenzi babo batagenje gute batamurengeye uyu musamariya ngo aramufata amushyira ku ndogobe ye amujyana mu bitaro aramurwaza amutangaho ibice by'ifeza arangije abwira nyir'ibitaro ati rero uyu muntu umusigarane umurwaze kandi ibiguzi byose uzakoresha n'ibyo ntagusigiye ninze zagenza gute zabigusubiza uza abana b'inkotanyi bitanze bambaye bote nta mbaraga ntaki ariko bitangira gutabara abanyarwanda bari mu kanga
noneho rero Yesu amaze kubabwira iki gitekerezo twamaze kubibona ni umunyedini uri kuganira nande ni umuyobozi w'idini Yesu ababaza ikindi kibazo noneho utekereza ute muri abo bantu ninde wabaye mugenzi w'uwo waguye mu bambuzi uzi ikintu gikomeye uyu musamariya wagize neza batemeraga ko ineza ye yavugwa wamwigisha amategeko ntago yavuze ati ni umusamariya neza wamugiriye neza ahubwo yavuze ngo nuwamugiriye neza mu yandi magambo nta nubwo bashaka ko izina ryo wagize neza rigenza gute rivugwa reka mubwire reka dushime Imana yatabaye reka dushime Imana yarengeye reka dushime Imana yagize neza kandi icyabaye dusaba Imana ngo kitazongera kugenza gute kuba reka dusabe rero abanyarwanda bakomeze kwihanga kandi ikindi Bibiliya ni nziza iyo usomye irimo byinshi byo kuduhugura irimo amateka menshi yo kutwigisha icyo dukwiriye kuba cyo reka rero twese nk'abanyarwanda twifuze guhagarara mu mwanya umusamariya mwiza yagenje gute yahagazemo nibyo ngusabira nibyo nsabira uduteze amatwi nanjye mbyisabira mu izina rya Yesu amen.